please let's welcome him. Alright, yes sir. Ikintu cyamuzamo akimara kumbona ni ibyishimo. Kandi akantu nibuka n'izi saha njya nibuka ngaseka ni ukuntu ntemeraga ko banyuza. Niyo nibuka story bakunda kutubwira ubwo imbwa yo ikwirutseho hanyuma ugahita uryama hasi ntuvuze. Ntabwo wari kubona ntabwo ari kuzana ibintu byo gutereta wacu rwose kabisa umenya n'ababizi. Urumva iyo usetinze goal ni ikintu kinini, it's a big thing. So uba ukeneye kugira ngo different mechanism nyine ugenda wacivinga buhoro buhoro kugira ngo ugere ku ntego yawe. And it's Fred the table and this is the table and when the table arrive. Twishimiye ko muri kudukurikirana kandi mukomeje kutwereka urukundo kuri our platforms, kuri YouTube, kuri Instagram, Facebook and WhatsApp for those people together. Abari hanze y'u Rwanda, abari mu Rwanda, Africa, we are here and we make things happen. Guess what? Today we have a new guest. Praise is now going to join us. Please let's welcome him. Alright, yes sir, this is the table and welcome to the table arrival. Yitwa Mpenzi Olivier, is a university graduate, is a good guy, is the inspirator, is a motivator, is the guy, is a younger one. Praise, keep turning on and then ubundi twisanzure. Welcome to the table arrival. Thank you. Alright, Mpenzi, Mpenzi ni muntu umeze gute wenda tugiye nko muri deep cyangwa se muri some details? Urakoze cyane. Ubundi Mpenzi nkunda kumusobanura mu magambo abiri. Yego. Umunyamurava. Yego. Umuntu udatungurwa. Umuntu udatungurwa. Yizera ko ibintu byose bishobora kubaho. Alright. Iyo bavuze ngo umuntu udatungurwa aba ari nk'iki muri rusange? Ubundi iyo mvuze umuntu udatungurwa hari ibintu mba nshaka kuvuga. Ikintu cya mbere ni uko nta kintu kidashoboka. Like ikintu cyose kibaho, anything that exists gishobora kubaho kandi at any time. Ubwo bishatse kuvuga yuko you can expect good things and bad things at the same time. Alright, hamwe Mpenzi, it's Mpenzi Olivier. Nababwiye intro yiwe nibyo ngibyo tugiye kuganira mu gihe kitarenze kirekire mu gishoboka cyaba kirekire ndabizi muragikunda. Followers, likers, commenters and then we keep going. Mpenzi, dutangira wenda kuri interview yacu. Mpenzi wenda aho umuntu utamuzi wenda akavuga ati duhuriye mu muhanda, ni ikihe kintu cyahita kimwibwira akavuga ati uriya ni Mpenzi, niba wundi twahuye, niba wundi umeze gutya, ni ikihe kintu cyahita kiza amaso yawe y'uwo muntu? Ikintu cyamuzamo akimara kumbona ni ibyishimo. Ibyishimo. Yes. So Mpenzi ni umuntu wishima, ni umuntu ushimisha abantu, umuntu ukunda brag, story, kuganira, just ntabwo akunda kuba ahantu hari abantu batuje cyane. Kunda gushotora abantu kugira ngo bavuge. Kubashotora nyine kugira ngo bavugishe. Mpenzi, tugiye wenda ku history cyangwa se wenda mu bwana niho dukunda guhera cyane. Mpenzi yari ameze gute, ubu ngubu ameze gute, biba bitandukaniye hehe? Ubona ari ndo nkiri muto n'undi ubu ngubu ni abantu babiri badahuye ariko bafitanye isano. Kuko urumva ni umwe wavuye hamwe agera ahandi. Mpenzi wo mu bwana rero ntabwo yavuga. Yaritondaga, yari umuntu utapfa kuvuga, yari umuntu utari kubariza muri PR runaka. Yari umuntu uri aho, we are going to play as a kid. Niba turangije arajya mu rugo, namara kugera mu rugo ibintu byose biraba ari ibyo mu rugo. Ntabwo bimubone ngo yakungitse n'abantu benshi cyangwa se ngo bimeze gutya. Mu bwana bwe nyine yakoreraga ibintu nyine biri aho ako kanya agahita akora. Ariko ko iminsi yagiye yicuma urumva ibyo byari ibyo muri primaire, ujya gutera agapira. Ese muri secondaire it was the same story. Ntabwo nari umuntu ukunda kuvuga, nta nyine nari pose cyane. Ariko nyine maze kurangiza high school
byarahindutse. tugiye tukiri mu bwana cyangwa se wenda tukiri mu bihe byashize mupenzi hari utuntu umuntu yakoraga nk'imikino kwirukanka uduti ariko hakaba hari utuntu twari fani cyane ku buryo umuntu ashobora kwibuka ati aka kantu nagakoze kari fani cyane ni akahe kantu mupenzi atajya yibagirwa iyo yibutse ubwana bwe? Akantu ntajya apfa kwibagirwa mu bwana bwanjye, urabizi nyine we have a bitter history, we come so far, tuba turi abantu twagiye tuva kure kandi tuba dukeneye no kujya kure by the way kugira ngo iyo gap twagiye tunyuramo ibashe kuvamo. Ariko mu bwana bwanjye akantu nibukaga na n'izi saha njya nibuka ngaseka ni ukuntu ntemeraga ko banyoza. Ntabwo washoboraga kunyoza, wanyuzaga nanjye maze kwijabagura ewana nkavuga nti rwose akanjye kararangiye noneho mwaza mugakurikizaho. Byaterwaga nuko wenda watinyaga abantu cyangwa se wenda ni isoni byagendaga gute? Cyavuga ati ntibandebe nyine n'utwo ngutwo two kumva yuko ibintu byanjye byahora biri private. Burya kuva mu bwana numvaga utuntu twanjye twose twaba private kuri njyewe, ku buryo kinini kuza kunyoza ubona numvaga abana bagenzi banjye bari bunze. Tugiye ku kintu wenda kijyanye no kuvuga wenda ngo wari umwana warebaga abantu kumva nyine ugize private, ntabwo mupenzi yabaga afite wenda nk'udushuti two dutandukanyije wenda mu bitsina kuvuga tuke uyu nguyu ni umukobwa andebye byahita biba ibindi nahita mpfa? Iyo mifu ntabwo mwagiraga mwebwe? Umuntu ngo umukobwa wenda umukobwa mutoya avuga ati nandebamo biragenda gutya, nta nubwo nawe no kwemera ko banyegereza ahantu bari bumbone. Reka ntibyari kuko wagombaga kunyegereza mu nzu kugira ngo nyine abandi bantu piya yanjye batambona. Ubwo urumva opposite gender always matters, kuko urumva umuhungu yakubona ariko yabaga ari umukobwa n'abandi bahungu bagenda bagusereza agati yakubonye. Tugiye wenda biri academically wenda nko muri classe mu ishuri muri primaire tuvuye mu buzima busanzwe urumva koga byari ibintu byo muri quartier mu rugo, ariko se wenda nko muri classe ni nk'akahe kantu noneho ushobora kuba karabaye fani cyane ukavuga ati aka kantu nyine karabaye ariko sinzakibagirwa? Ni nk'akahe mu ishuri primaire biraho? Primaire yanjye rero hari umuntu uraho uri pose gusa akantu ntazapfa kwibagirwa. Ni umunsi twari twavuye ku ishuri noneho dutashye turi gutaha duhura n'imbwa twirukaho noneho maze kutwirukaho kwiruka biranga kabisa. Ubona kwiruka biranga byagenze bite? Abandi banabona bari kurengera hakurya bavuga nti ntabwo nakwibuka. None nibuka story bakunda kutubwira imbwa yo ikwirutseho hanyuma ugahita uryama hasi ntuvuge ati nta kintu kiri. Icyo gihe nigamo mu wa kabiri gutya kuko ndabyibuka twakundaga gutera utuntu tw'udustori tukiri abana twamakabya nkuru ibya sekibende n'ibyo ngibyo nyine. Ariko nyine ako gastori ko kuvuga ngo iyo ugiye imbwa ikwirutseho waryama hasi utabuja ibintu biba ari amahoro. Nuko rero nanjye ndicara kubw'amahirwe incaho abandi irabakomezanya nyine. Wowe waryamye? Oya ntabwo naryamye ahubwo nabuze icyo nkora mpita nicara ihita ikomeza irigendera. Turacyari kumwe na mupenzi and this is the table and on the table a comment ni ingenzi, like ni ingenzi, sub ni ingenzi kuri twebwe ubundi tuchilling anywhere turahagera. Please keep following us. Mupenzi dusubiye wenda tukiri mu buzima bw'ubwana ni hirhe kosa wumva wakoze utazibagirwa mu bwana bwawe ukavuga ati rikosa ndamutse mbaye umwana ntabwo nakongera kubikora, ukavuga ati ni ikosa nkoze koko? Mu bwana bwanjye nari umwana witonda cyane, ntabwo wari kumbona nakoze amakosa, wari kumbona nyine nagiranye imishyikirano itari ngombwa n'abana bagenzi banjye kabisa. Mu bwana bwanjye ntabwo navuga ngo nari perfect ariko nta makosa menshi. Alright, ariko wari uziranye n'undi n'abandi bana bakoze amakosa? Abana rwose bakoraga amakosa agiye atandukanye. Mupenzi yarareganaga? Kuko nyine nari umuntu udakunda kuvuga cyane, nakundaga kureba ibintu nkicecekera kugeza igihe
kugeza igihe ubimbarije gusa iyo wambazaga ntabwo nashoboraga kukubeshya kuko nyine iyo wambazaga uhitaga nsubiza. Yes, tukiri wenda mu buzima reka dukore transition tuve muri primary tujye muri secondary, still turacyari kuri about you, it's an intro. Wenda tugeze muri segonderi haba harimo ibintu bijyanye no kugira opposite sex mugirana relationship byagana gute mupenzi, ibyo bintu yarabikozwaga muri segonderi? Ibyo bintu rero ntabwo njya mbitekereza na n'ubu, ntabwo kuva ewan since childhood urumva nakuze ibintu byanjye numva byaba private ariko ewan I had this kind of mindset ko I might be a father or father. Buriya iyo mentality rero yakomeje kunkuramo kuko nakuriye mu muryango nyine basenga, banyigisha gusenga nanjye mbyitoza, nta n'umuntu uteje wantoje gusenga cyane, njye wabyitoje rero nkumva nanjye nzaba padiri. Rero byaje kurangira nuko bigeze muri segonderi nyine bikomeza uko, ntabwo wari kuntareka ntabwo ari kuzana ibintu byo gutereta wacu rwose kabisa umenya n'ababizi. turacyari kumwe na mupenzi. Muri segonderi hari ikintu cyabagaho wenda umuntu yagiraga hanyuma noneho ukumva wenda hari ikintu gigupushinga ukaba wajya muri class ukaba wakwiga biturutse kuri external effects, wenda bagupushinze byagenze gutya, ariko still hari n'abana wenda babaga bari aho ngaho bakomeza kwiga nyine ku giti cyabo nta muntu basunitse. Mupenzi byabaga bimeze bite? Yari wa muntu uba forced n'abantu? Njyewe ikintu cyansunikiraga kwiga ni ibintu bibiri by'ingenzi. Ikintu cya mbere burya cyansunikiraga kwiga ni icyizere cy'uko nshobora kuzaba umuntu wihagazeho ufite icyo yigejejeho. Icyo cyizere cyo kumva yuko ejo hanjye ari heza cyansunikiraga gukora ibintu bitangaje nyine ku rugero rwanjye nkiri umwana. Ariko birenze icyo cyizere n'ikindi cyizere, urumva ni ibyizere by'ubwoko bubiri. Hari icyizere ubwanjye njye numvaga yuko ejo ari heza, ariko hakaba n'icyizere famiye n'abantu duturanye bangiriraga. Buriya muri quartier, muri famiye baranyizera cyane kabisa, ku buryo kinumvaga gukora akantu gato cyangwa se kuba nagaragaza imyitwarire idasanzwe byatuma ntenguha famiye yanjye n'abandi bantu bumva nyine banyizeye bari aho bamfatiraho, ugakorera kuri icyo giti, ngakora kuri icyo cyizere. Icya kabiri rero cyadushingaga kwiga like it's bitter history. Ni ubuzima nyine twese ntabwo twakuriye mu buzima twakifuje kuba twaravukiyemo, like buri muntu aba afite nyine like nk'uko umeze wumva nyine hari ubuzima wagakwiriye kuba waravukiyemo kandi butakunze. Rero kumva yuko like we came so far, tuva kure, icyo cyizere cy'uko twavuye kure rero tudakeneye kuhabona, icyo nicyo kintu cyampushingaga nkavuga nti ewana I came so far, I have to reach so far to remove this gap. Kuko urumva twatakaje ikintu kinini, ubu tuba tugomba gukora n'ibintu binini cyane. Dutanga intro twavuze ko you are graduate, a university graduate, and umuntu akubonye gutya abona ukiri muto cyane. Ni cyo kintu cyagufashe cyane kugira ngo icyo kintu still ukomeze ugikora ugere ku myaka mike watubwiye wenda tutumvishije neza ariko still ko ufite, ni cyo kintu cyagufashije kugira ngo still nawe uri graduate ufite any job somehow? Ni cyo kintu cyagupushinze? Actually nkuko namaze kubikubwira, ngewe nubakira ku cyizere no kutibagirwa ibintu twanyuzemo. Ibintu twanyuzemo ubundi nibyo bintu isomo, kuko urumva utigiye ku bintu wabayemo, utigiye kuri past, utari reflectinze ngo urebe struggles ababyeyi banyuzemo kugira ngo ubashe kubona iyo karamu, ubashe kubona iyo kayi, bro ntabwo biba byoroshye kabisa. Ni icyo cyizere cyo kumva yuko ejo ari heza, ko twavuye ahantu
hatoroshye reka mbyite kuko nyine ntabwo twavukiye muri etaje cyangwa se ngo tuvukire ahantu harenze ariko nyine ntabwo ari habi cyane ntabwo ari mu mwobo gusa nyine indi fact cyangwa se indi spirit buriya ngera ntabwo nyapfa gucika intege anyhow urakoze ni kwa kundi nyine ibintu byagutungura anytime kiza gishobora kuza aka kanya n'ikibi gishobora kuza rero undi umuntu uhora witeguye kwakira impinduka rero iyo spirit yo kumva yuko ibintu byose bishoboka iyo spirit yo kumva yuko ejo ari heza iyo spirit yo kumva yuko what happened in the past ntabwo byazongera kubaho kugira focus kugira intego ariko ukajyana different mechanisms ukagira nyine utuntu small divisions small steps kuko urumva you setting the goal ni ikintu kinini it's a big thing so uba ukeneye kugira ngo different mechanisms nyine utuntu ugenda wacivinga buhoro buhoro kugira ngo ugere ku ntego yawe. Alright, it's a part 2 and then iyo bavuze wenda ujya ukurikirana ibintu by'amatrends utuntu tugezweho social media anyhow. Social media rero ni imbuga nkoranyambaga ubundi natangiye gukoresha social media ndangije secondaire ariko since that time I'm open to social media ndagenda nkirebe nipoweto okay reka tukubaze wenda hari ibintu bitrending nowadays muri Africa hanze cyangwa iki bya LGBTQ cyangwa se abantu baryamana bahuje ibitsina kuri wowe uba ufiteho izihe thoughts hari nka analysis wenda ufata nk'umwanya ukabigiraho biba bimeze gute kuri wowe iyo ubonye nka trend gutyo sasa biriya staff nta nubwo nkunda kwivuga mu mazina kuko mba numva it's beyond my thinking I believe in God and I believe in Bible kandi nizera yuko biriya bintu nta nubwo njya mbitekereza uko mbitekerejeho ntabwo nshobora kwifatira umwanya ewana niyo ngeze kuri topic nkumva biri kuvugwaho ewana I just skip kugira ngo buriya iyi saro ukuntu imaze kuba established uburyo ki iyo uhaye ikintu umwanya kigira like some impact kuri wowe directly or directly cyangwa se wabishaka utabishaka ariko if you give that time ukabyumva bro bijyamo nyine ugashaka nyine ukumva uba interested ibyo bintu ntabwo njya biramutse bibaye ngombwa ko ubona nk'umuntu arakwaproach with the same sex and then ukabona wenda afite izo actions umupenzi reactinga gute ntabwo uretse ko bitabaho ariko tuvuge ko byabayeho as accident I'm a blood person ubundi I believe in if it's long it's long if it's good it's good ntabwo twatuntu two gufata wenda ngo urabona like iki ngiki it's nyine society gikeneye ko kigaragara gutya long is long good is good so kubera ntabyizerera murebe uretse no kuba uwo muntu namutokesha mu izina rya Yesu nubuita nibuka nagenda kure cyane kure but that's your thinking okay that's my thought and my thought is not the fact it's my fact of course kuko nemeranya n'umutima wanjye ariko ku ruhande wabyo reka tubaze akabazo biramutse bibaye ngombwa ko suppose ko wenda you are in a family with the mother n'umubyeyi n'umupapa and then bikaba ngombwa ko umenya ko umwe muri bo yaciye inyuma undi sibyo kandi none ukabuzi neza ko nubivuga bishobora guteza ikibazo wenda cyo ku divorce harimo umupapa harimo umumama n'undi mumama nivuga ngo harimo papa wawe sibyo na mama wawe harimo umwe muri bo nivuga ngo nimba ari mama wawe wabikoze ntabwo tuzi umubyeyi there is someone behind nyine ajya kureba then wowe ukagira amakuru mbere y'umubyeyi wawe umwe muri bo yego hanyuma wowe ukabizi neza ko biba ukavuga ati
nubivuga nyine biri buteze ikibazo birumvikana. Wabivuga waceceka byagenda gute kuri wowe? Ku gitekerezo cyanjye nemera yuko ikintu kibi ari ikintu kibi nk'uko nari kubivuga. Nemera no yuko ikintu cyiza ari ikintu cyiza koko abantu baba bagomba kugiharanira, ariko rimwe na rimwe hari ukuri cyangwa se ikintu cyiza gishobora kubyara ibibi byinshi. Gishobora kubyara ibibi byinshi ugasanga cya kintu cyiza ntabwo kibaye cyiza, ahubwo kibaye imbarutso y'ibibi byinshi. Urumva niba wakwica umuntu umwe ugashumura abantu nk'ibihumbi bijya kwica abandi, urumva icyo kintu ni ikintu kiba kirenze ukwemera n'ibitekerezo. Njye rero nizera yuko ndamutse menya amakuru mbere, ahubwo nagira umutima wo kwapurocinga uwo muntu uca inyuma. Waciwe inyuma cyangwa waciye inyuma? Waciye inyuma nkamubwira ati bimeze bite ubundi, ati ubundi ni iki nyine, what happened, ubundi tukajyana ku discussion. Ndumva ubundi ikintu utazi, burya Fred nawe urabizi, ndakeka umuntu wizera cyane, ikintu wizeye kiraba. Ikintu wizeye most of the time kiraba. Ushobora kwizera yuko uri buke wenda wabyimbye urutoki, nyine ukabyizera, bishobora kuba most of the time bishobora kuba iyo utaramenya ikintu cyangwa se ikintu utarakimenya. Dufata urugero, utazi ko urwaye, hari igihe ujya kwa muganga muri check up uzi ko uri muzima, ariko bakubwira ko urwaye kubera nyine wamaze kumva yuko urwaye, wamaze kubyizera, wamaze no kubyakira, ukaremba. Urumva rero ndamutse mbibwiye uwo muntu utabizi, ahubwo nakora uburyo bushoboka kugira ngo ibyo bintu bihagarare bitaramenyekana. Ugira abantu ufatiraho icyitegererezo mu buzima busanzwe bakiriho? Ni nk'abantu? Hari abantu mfatiraho icyitegererezo, ni babiri of course. Ngiye mfatira icyitegererezo kuri hari mushiki wanjye mukuru, w'imfura yacu tugira, ni umuntu uri kuru kabisa, ni umuntu wa danje. Nanabona aka kantu rwose amenye ko mwemera, mufatiraho icyitegererezo kabisa. Umuntu uri brute, umuntu uri straight, umuntu uri calm, umuntu you can find her in any corner of life. Undi muntu ufatiraho icyitegererezo wa kabiri rero ni umusaza, papa rwose. Ni umuntu wadanje, burya nubwo ntayimubwira, ariko nyine ni umuntu hari ukuntu azi gufata ibintu. Ni umunyamibare, reka mbyite uko hari ukuntu azi gukubita projection ku buryo ki ashobora kuba afite projection nko mu myaka nk'itanu cyangwa 10, kandi ukaba wamubona ukabona ari umuntu nyine. So a part of your family then ho mu Rwanda, ni wowe muntu ushobora kuvuga ati at least uyu muntu nyine is my hero, is my inspirator? Umuntu rero mfatiraho icyitegererezo kugeza iyi saha mu Rwanda tuboninde, nta muntu wadanje njya ndeberaho, ariko burya muzehe pike his excellent Kagame, ni umuntu wadanje kabisa. Nkunda ibitekerezo bye, nkunda ukuntu ayobora u Rwanda, nkunda ukuntu ubona nyine ko ari umuntu w'umunyamurava wifuriza icyiza abantu bose. Rero niyo muntu kugeza iyi saha mfatiraho icyitegererezo. Biramutse bibaye ngombwa ko muhura cyangwa se wenda ugira amahirwe yo kuba mwaganira, nk'iki kintu wamuganiriza? Ni ibintu byinshi cyane. Ikintu cya mbere namubaza ukuntu yunze Abanyarwanda ubu ngubu kikaba ari igihugu cy'umunyarwanda, kiri apart from amoko and other things, because ibi bintu tuzabikenera one day cyangwa se at any time, kugira ngo abantu babashe kuba bajya
bakumva nyine ko bari mu gatebo kamwe. Noneho tugeze muri part yo kuvuga ngo umuntu uri kureba ikiganiro cyangwa se umuntu ukurikiye table life, the table in general, ugiye gufata amasegonda 30 yawe and then ukora icyo bita inspiration cyangwa se wenda motivation, you tell people, and then umuntu uri hariya nyine wenda ufite wenda ikibazo runaka cyangwa se wenda ufite hard things arimo, and then ugira ikintu umubwira hawe for your experience, for your age. Twizera ko as a platform, as the table, as a company, twizera ko everyone ashobora kugira icyo avuga kigahindura umuntu, for your tale, for your speech, for every how ushobora guteninga. So it's your time. Urakoze cyane. Buriya ikintu nabwira abantu bakurikiye the table live, ikintu cya mbere kibaho mu buzima ko tugomba kwemera abo turi, ntitwibeshye. Ntiwumve yuko wakwibeshya. Hari abantu bibeshya mu buzima, akibeshya ubwe, agashobora kumva ko ari igikara kandi ari inzobe, cyangwa se akumva ko ari inzobe. Weho akira amateka yawe, wakira uko ubayeho, hanyuma ubashe kugira intego mu buzima. Ariko intego zitandukanye no kurota. Intego zitandukanye no kurota. Ugira intego bitewe n'icyo ufite kandi n'uwo uri wako kanya. Ntabwo wabyuka ukavuga ati nshyizeho intego 2027 nzaba ndi president of one of African country. Ibyo bintu ntabwo byabaho. Byaterwa na level uriho n'umwanya ufite n'icyo ugize. Like icyo nababwira ni kimwe, nta gucika intege. Emera uko ubayeho, wemere ubuzima ubayemo, hanyuma ugire intego zishingiye ku byo ufite. Noneho usetinge n'utuntu tuzagufasha kugera ku ntego yawe, kuko niba ugize intego ya 2030 ntabwo uzajya gukorera iyo ntego muri 2030, ahubwo intego uzatangira kuyikorera none ugenda wachivinga small step, small milestone, kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe muri 2030. Alright, thank you very much. Reka noneho tugire umuntu inama wabuze amafaranga, ufite ikintu cyo agiye kugura, then still yabuze amount, yabuze capital, yabuze somehow. So those things bafite like some ideas, bafite some needs, but still babuze support. Ni ihe mind agomba kugira? Mind y'umuntu ufite amafaranga make cyangwa se ntayafite, still the same motivation, like still the same word, accept what you are having right now. Niba utayafite, don't think about going to buy something. Bitekereza kujya kugura ikintu. Niba urajya gutekereza kugura ikintu hari amafaranga ufite, ahubwo instead of thinking of going to buy something, watekereza ahubwo ndakuraho amafaranga. Icyo namubwira muri aka kanya, ahubwo tekereza amafaranga aravahe, ubundi ugiye gukora, ubundi ugiye kurya. Noneho umuntu ufite amafaranga make, ugura ibihwanye n'amafaranga ufite. Ngiye mu isoko, ngiye kugura ikintu, ngasanga ikintu cyaruriye. Tuvuge urugero, niba ngiye kugura inkweto, niba mfite 15,000 for instance, bakanca hari inkweto nagiye nshaka kugura, bakanca 20,000, iyo nkweto ndayireka, ukagura ihwanye na 15. Ubwo nyine iyo niyo ibinkwiriye. Alright, biramutse bibaye ngombwa ko uhitamo igihugu wabamo ku isi, waba mu kihe gihugu kubera iki? Ubuzima bwawe bwose badutishijemo from now igihugu nabamo, ubundi ubuzima bwawe bwose, ubuzima bwanjye bwose busigaye. Reka turebe, buriya ibihugu biba bitandukanye, ariko buriya I can choose to be in Rwanda. Yeah. Why? Impamvu z'u Rwanda ni uko nicyo gihugu nakuriye, nicyo gihugu mbamo, ni nacyo experience yacyo, niyo experience mfite. So you can choose to nachuzinga Rwanda kubera yuko nyine like Rwanda is developing, ni igihugu kiri gutera imbere kandi ni ahantu ushobora kuba, ntabwo ushobora kubaho ubuzima burenze cyane
ariko nanone ntabwo wabaho nabi, you are safe, umutekano, nyine urumva umeze neza cyane kabisa. U Rwanda ngiye ruranyura kabisa. Biramutse none bibaye ngombwa ko uhitamo umuntu umwe muzabana igihe cyose umuntu umwe yaba ari umuntu umeze ute mu magambo? Ni ukuvuga ngo ntabwo uri butange some explanation, bivuga ati yaba afite iki ngiki, yaba afite iki ngiki, yaba afite iki ngiki, yaba afite ibintu bitanu biranga uwo muntu. Ibintu bitanu umuntu ushobora kubana ubuzima bwe bwose, umuntu udacika intege, umuntu ukunda kuganira jokes, ibintu nk'ibyo. Icya gatatu, umuntu ukunda gusenga. Umuntu ukunda gusenga. Icya kane, dushaka kubana kabisa, ni umuntu urumva uzi kujya inama, ushobora kuganiriza nyine akaba yakubwira ati va hano ujye hano. Noneho icya gatanu, ni umuntu ukunda ibintu bya siporo, cyangwa se umuntu ushobora gukina akantu ka gutya tuze twajya tujyana ku gakino. Ubwo abantu, umuntu ukeneye umupenzi, that is the characters, and then turn on. Ubundi noneho dukomeze dusoza umupenzi. Ubusanzwe wenda nk'iyo wenda warushye cyangwa se wenda wananiwe, ikintu kimwe ukora n'icyumva wahita ukora mu kanya. Iyo naniwe, hari uko unanirwa no kugira stress. Ni ibintu bitandukanye. Not stress, nyine kumva ko wakoze cyane wananiwe. then you are tired. Njye rero iyo naniwe, nkumva ndananiwe byahataye, ikintu nkanyumvira uturimbo tw'Imana dutuje. Hari uturimbo mba naradownloadinze, ariko iyo ntayibi, iyo ndi kumva nyine n'indirimbo ziri, hari ukuntu ubona ni ukuntu indirimbo ziragusakuriza. Mfite instrument, iyi instrument nyine ncuranga, iyo wandika nkumva rwose ndaruhutse. Ariko ibyo byose bikorwa njyana. Yes. It's a tricky one. Mu nyuguti 24 cyangwa se wenda alphabets, ni iyihe nyuguti igusobanura ubuzima bwawe bwose? Inyuguti isobanura imwe. Why? I like always being in the front. Okay. Nkunda kuba imbere. Alright. Anyway, thank you very much mupenzi kwitabira. Yeah, thank you. Alright, see you next time. Alright, turn on there, subscribe to our channel, and then we meet next. Next should be you, ushobora kuba ari wowe cyangwa undi. Today twari turi kumwe na mupenzi. I see you next time.